Ureke duhe Yesu icyubahiro. Yesu ni umwami. Yesu ni umwami. Amen. Iyo tuvuga gutya tukavuga kuri ibi bintu ntabwo tuba tushaka kugira ngo tubababaze cyangwa se tubasubize mu mubabaro, tubasubize oya, no kugira ngo twongere tubitekereze tuvuga ngo ntibizongere. Amen. No kugira ngo buri muntu wese avuge, ni kugira ngo natwe community turimo tunihanganirane. Alleluia. Tunihanganirane. Ushobora n'umuntu ariko kubera kutamenya uburemere bw'ibintu yanyuzemo, wenda yaguca ukabona hari attitude runaka. Hari ijambo Angelique yavuze ati mujye mutwumva mutubabarire. Bene data, ni ukuri. Ni ukuri. Ange, ntabwo dufite amagambo, niyo mpamvu ubona twabuze ibyo tuvuga, ariko Yesu ni umwami. Yesu ni umwami. Ndibuka hari igihe yigeze kumbwira ati Apostle, ndi hano muri Noble na Women, ariko hari ikintu kimwe gusa, ndashaka abana banjye nzabazana ubakikire. Niko yambwiye Angelique, sinzi ko abyibuka kera. Aravuga ati ari mukama afite amateka nk'ayanjye n'umugabo wanjye. Ati turakundana cyane. Atari ko rwo twicarana kubera amateka ye n'ayanjye ahuye, tukicarana tukarebana tukabura icyo gukora. Arambwira ati kumbabarire abana banjye uzabakikire. Just Ange, urabizi ntabwo mfite imyaka, ntabwo ndi nyirakuru, abana banjye sindabashinya ngo babyara, kurabizi ko ntabwo nasimbura ababyeyi bawe, ariko umuntu agerageza kuba mama mukuru mu rwego rwe. Niba warashoye kurera Letitia mungana hafi, iki cyatuma nanjye ntakikira abana bawe. Nawe kikira abana b'abaturanyi, kikira wari hafi yawe. Pastor Rick Warren yaratubwiye ubushize, aravuga ati imyaka nakoreye Imana, ati umwana wanjye akagira ikibazo kugeza igihe umwana wanjye yiyahura. Umwana we yari yahuye. Aravuga ati nari pasiteri, nari nzi ibyanditswe. Abantu bose badusuraga ati numvise, sinavuga ngo aba bantu bazi bamijambo, ati numvaga ntashaka Matayo, numvaga ntashaka Abaheburayo, ni pasiteri, Pastor Rick Warren. Aravuga ati ibyo byose numvaga rwose ntacyo byakora. Atari ikintu cyankijije muri icyo gihe, si amagambo abantu bavuze, ati nabo barankundiye babikora uko mbishaka. Ati baraje gusa bagumaho ntibavuga ariko barahaba. Ushobora kuvuga ngo nta versuzi, ushobora kuvuga ngo uri pasiteri, ariko presence yawe mu buzima bw'umuntu, just utavuze. Abarokore dukunda kuvuga cyane, siko tumeze. Kuko Yesu yarabiduhaye, nanjye sinavugaga kera ntarabo umurokore. Noneho dutangiye kuvuga, hari ubwo wumva gusa wavuga ko Imana yarabiduhaye, twari umuzingo w'igitabo turavuga, ariko hariho igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka. Hari ahantu ugera ukumva ntabwo ufite n'ibintu byinshi wabasha kuvuga. Aravuga ati presence y'abantu gusa yarankijije. Nawe ushobora kuvuga ngo nta verset, aragiye umuntu ababara ukumva ugiye kumubwira ngo mwene data, ngo Yeremiya, ngo 29, ngo 11, ngo haleluya, gusomana Isirayeli. Ngo izibyo ibwiriza kugirira, ngo urabyumva ngo si bibi ahubwo nibyiza. Hari igihe ama verset baba yazi yose, ariko umuntu akumva akeneye presence yawe. Hari n'igihe gusa umuntu akenera kumuhobera. Hari n'igihe umuntu akenera gusa ko mugenda ukamubwira uti uyu mwanya let's share a cup of tea, tusangire a cup of tea. Yesu ashimwe cyane. Mureke mwuka wera tuyobore. Ni nkuko ashobora no kukuyobora kuguha ijambo, iryo jambo kariha umuntu kandi rikamukiza. Amen. Ariko ijambo ritanzwe mu gihe gikwiriye no mu mwanya ukwiriye. Ariko rero nanone mureke twumva ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Niyo yaba iminota mikeya, ijambo ry'Imana rirazura. Ijambo ry'Imana niryo rizura, ntabwo tuzareka kuvuga ijambo ry'Imana. Niryo ryazuye. Alleluia. Dufite abantu benshi uyu munsi barahagaze, n'abantu bafite amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Hariho ababaye mu myobo iyo minsi 100 mu myobo, ariko uyu munsi bavuga imbaraga z'Imana kandi bavuga umunezero wa Kristo. Amina. Rero kubera ijambo ry'Imana, mureke twakira ijambo ry'Imana. Twakira ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Mahirwe nta rindi terano dufite nyuma, reka twumve ijambo ry'Imana. Turi kumwe na Pastor Kayitare. Pastor ntacyo arakoresha iminota mikeya, arabizi muri iki gihe, ariko niyo mwakumva ijambo rye iminota mike, mukumva iki Imana imushira ku mutima, niyo yahanura akavuga ikintu kiri ku mutima gusa. Imana imuha umugisha. Yitwa Pastor Kayitare Jean Baptiste, yazanye n'umufasha we. Nibutse kuri terano tutaribanye mwuka arimo presenta, reka mama mukabinama. Amen. N'umufasha we she's a champion, n'umudamu udasanzwe.
hamwe nuko turiga kukira ibikomere tukavuga ko Galeyadi hari umuti uruguma rw'umukobwa w'Isiyoni ikintu gituma rudakira ariko nanone turavuga no kubikomere mu buryo butandukanye mu gitondo navuze ngo dutandukanye ibikomere by'amateka ya genocide n'ibikomere bisanzwe Yesu ashimwe ariko nanone turiga kubikomere mu buryo butandukanye niyo mpamvu tuvuga mu buryo butandukanye hariho ibikomere bitandukanye twaragiye tunyuramo Pastor Kayitare yakuze nawe ari umuntu ureba nkuko nanjye ndeba nko kureba ariko igihe kiragera atakaza kubona nyine mu buryo bw'umubiri ariko mu mwuka arabona ariko gukurana n'icyo gikomere utabasha kureba ibyo byose ni gikomere ariko nanone turashimira Imana ko ibyo bikomere yabirenze uyu munsi n'umuvuga butumwa rwose ufasha ahantu hatandukanye Imana imuha umugisha ariko turashimira na Mama Josephine ko mu bakobwa wenda baba barabenze Pastor Kayitare we yamubengutse amen so twagira ngo rero Pepe itorero gusa mama nari umugisha murakoze Imana ibaha umugisha Pastor ni karibu murakoze cyane Yesu ashimwe mujye muvuga mina mbyumve Yesu ashimwe nitwa Pastor Kayitare Jean Baptiste ntuye Kabarondo mu Burasirazuba karere ka Kayonza ubu ndi mu itorero rya ADPR nabwo abo twari kumwe kare igihe nabaga ino i Kigali 2011 kugeza 2014 nari nyoboye itorero ryitwa Jerusalem Temple ndi umushumba waryo mukuru mu rwego rw'igihugu narabonye n'ubuzima ibintu bimvuna ndabireka nisubira mu ivuga butumwa nigira muri ADPR rero nahamagaye abapasitoro dukorana ibi byaranze kuko ntabwo ari impano yanjye umuhamagaro wanjye nivuga butumwa ibyo kuba umushumba ntabwo ariyo mpano yanjye abo twari kumukana nabwo ukuntu kera Bahati Paul yigeze kutubwira ngo iyo umuntu akora umuhamagaro utari uwe ngo ni wo gufata inyama n'ibiryo n'imiceri n'ibindi byose ukabibika muri garderobe ngo hanyuma ugafata amakositimu n'imyenda n'inkweto n'amakanzu ukabibika muri firigo ubu unyuranije ibintu umuhamagaro utari wawe urakuvuna hanyuma rero igihe byaramvunnye ngiye guturika ndabireka ubu rero naho nibereye ndimo ndavuga ubutumwa ndanezerewe ndamahoro ngira ngo murabibona ndamahoro menshi cyane ko nasubiye mu muhamagaro wanjye kandi maze kubwiriza ubutumwa abantu benshi ibihumbi n'ibihumbi muri iyi myaka ibiri nsubiye mu ivuga butumwa ibihumbi byinshi byarakijijwe abandi ibihumbi byinshi bakize indwara Yesu ashimwe cyane ndi hano rero umushumba wanjye n'inshuti yanjye cyane nawe n'umwe mu miti ivura ibikomere Yesu ashimwe cyane ndibuka umunsi umwe njyewe rero nagize ibikomere byinshi ibyo bikomere by'ubuhumyi guhuma vuga ngo guhuma vuga ngo guhuma ntabwo mubizi ndagira ngo nsabe buri muntu ahumirizeho gake nguko uhumirizaho gato nk'umunota wose nguko ukuntu abantu batabona babaho tekereza kubaho gutya ubuzima bwose ushigaje ku isi njyewe rero namenye ubwenge nsanga ntabona neza nijoro ariko ku manywa ndeba nakinaga umupira cyane ngakina umupira nkaba n'umuhanga mu ishuri uko niga bigenda bikura ngeze mu mwaka wa gatanu ntangira kujya nicara ku gatebe kanjye jyenyine mu wa gatandatu gutyo no muri segonderi nuko nize mu wa gatatu segonderi birananira burundu n'amaso baranayabaga biranga noneho ibyo bikomere rero byari byinshi none ngakomeretswa n'abanyeshuri nkanakomeretswa n'abarimu bakanyita ruhuma cyangwa gahume bakanyita ngo ndi gahume cyangwa ruhuma kuko nari ndi muto nabaye munini muri 92. hanyuma ibyo rero ubuzima bwanjye bwose nahoraga ndi umurakari ntanezerwa igihe gito ubundi nkababara cyane ariko mbere gato mfite nk'imyaka 6-7 numvaga nzaba umusirikare reka ibyo mbirenge
nabyo ntibyakunda. Bamaze kumbaga amaso rero kwiga binaniye, ndataha nsubira mu rugo. Iwacu ngewe mvuka rw'inkwavu, papa niho yakoraga ibintu by'amashanyarazi. Noneho muri 79 papa arapfa, ari jye mwana mukuru wacu. Amaze gupfa muri 80 kwiga birananira, ndataha. Abazungu aho yakoraga bantumaho ngo bampe akazi. Najyaga nirirwa nicaye bakampemba amafaranga nayo bahembaga papa. 82 mu kwa gatanu ngiye ku kazi, nari nkibasha no kugenda ku igare, imodoka irangonga. None bavuga ko ari jye wayigonze, bemeza ko ari jye wayigonze kuko ntareba. Baturira mwana ntareba niwe wagonze imodoka. Yarangonze kandi aya menyo yanjye arasaduka, aracika, 3 y'imbere avamo. Gushaka kuvuga ngo amenyo avamo kandi murimo kubona nyafite. Imana ishimwe cyane. Yahoze avuga Angelique ukuntu urugendo rwo kwiyubaka ibintu Imana agiye dukorera. Nyine buri gihe nabaga ndinaha yarajegajega. Muri covid rero yabaye nabi cyane, ndagenda bayavanamo i Kanombe bashyira amandi, kandi fariji irayishyura. Fariji irabyishyura sha. Amina amina. Naravuze ariko nubwo twahuye n'ibibazo ariko turateteshejwe pe. Naragendaga bakamva kubera kutabona rero jyewe nabibyaje umusaruro, nabyungukiyemo kutabona. Hari itegeko rirengera abafite ubumuga, riravuga ngo abafite ubumuga ngo bajye boroherezwa kugera kuri serivisi. Ni ingingo ya 7 ngira ngo itegeko nariguze. Ubwo rero jyewe ntabwo njya ku murongo aho ariho hose. Kwa muganga ndagenda nkahita njya imbere, bati kurimo gucika abandi. Ni itegeko rirengera abafite ubumuga rivuga ko mugomba kuduha serivisi imbere y'abandi. No muri banki niko mbigenza. Iyo mukaba inama agiye kuri banki bakamushyira ku murongo, akampamagara ati hari abantu benshi, ndagenda nkahita njya kurigisha. Ni itegeko rirengera abafite ubumuga niko rivuga, mugomba kumpa serivisi imbere y'abandi. N'ubuzima gatozi nuko babumpaye. Naragiye mbona na sekretari wa Shyaka, ndamubwira nti rero umubwire ko itegeko ryasohotse ryari rimaze igihe gito risohotse ko ngomba kugera kuri serivisi imbere y'abandi. Araseka aramwe ngo tuzabigukora pasite. Nabubonye mbere, twabonye turaba 66 mu Rwanda icyo gihe. 66 mu madini yose yo mu Rwanda barabumva. Hanyuma rero ubwo jye nabibyaje umusaruro. Hanyuma rero ndashimira Imana. Hanyuma ukuguma byarankomerekeje ku buryo 82 imodoka imaze kungonga, nararwaye, nagiye mu bitaro maramo ukwezi, nkize bampa ropo medikali y'ukwezi. Nanone uko kwezi gushize baranyirukana, baravuga ngo ntazagwa mu byobo byirwa inkwavu bacukura amabuye y'agaciro cyangwa imashini zitazanyica. Batuye umwana ntabona, bemeje nyine yuko ari jye wayigonze. Kandi ko kumenya ari jye wayigonze ntabwo nzi uko byagenze. Ntabwo nzi uko byagenze, nisanze ndi mu bitaro. Umenya naranayigonze. Hari umusaza witwa Mutabazi twabanaga w'umunyamurenge Kabarondo, yajyaga avuga ngo burya incyuro ni ukuri. Abantu baragucyurira ukarakara, ariko kenshi burya biba ari byo. Umenya ni nanjye wayigonze. Hanyuma none se ko nagonze n'ibindi byinshi. Nagonze intebe, nagonze imirundi yanjye yuzuyeho inkovu nyinshi cyane. Nusu ubwo iyo buri yasigiye bayigonzera. Hanyuma abazungu rero baravuga bati uyu mwana ni mumwirukane, atazicwa n'imashini akicwa n'amashanyarazi cyakagwa mu byobo. Ndataha none mfata umwanzuro wo kwiyahura. Nararebye nsanga ubuzima bwanjye buzangora. Nibutse niga i Gahini, hari umugabo wari ufite ubumuga bwo kutabona witwaga Marembo w'i Gahini, akaba afite n'umugore utumva utanavuga. None nkavuga se mukabyaramo, none nanjye nazabaho nk'Amarembo, nkumva ibyo sinabyemera. Njye nanga ibintu bindushya niko nababwiye. Mfata umwanzuro wo kwiyahura rero. Urumva ibyo byari bikomere, mfata umwanzuro wo kwiyahura. Hanyuma hasigaye nk'ibyumweru 2 ngishakije urupfu nziyahuza, ko numvaga nabanje gutekereza kwijugunya muri kadiridimba. Nibuka ko nzi koga, ntekereza kwijugunya mu masimu y'irwi inkwavu aho bacukura amabuye y'agaciro. Nibuka ko hari umuntu wigeze kugwamo aravunagurika ntiyapfa. None Satani anyemeza rero kwiyahuza amashanyarazi. Hari hamaze gupfira abagabo 3, uwitwa Rugori n'abandi ntibuka, bamaze kwiyahuza ayo mashanyarazi. Ndavuga ngo nziyahuza amashanyarazi. Hasigaye igihe gito rero nibwo wacu haje abarokore.
abarokore batangira kuririmba no guhimbaza, bandarika mu rusengero. Ngeze nabwo nsanga ni rubi, nsanga ari agasengero kabi, nako ndakanga, mvamo ntakijijwe nabwo. Mukuru wa madamu yari umuririmbyi muri ako gasengero, bavuze utuntu bitwa uducensha, ndabyanga. Barambwira bati uzaze niwe. Noneho abahaye igiterane Kibungo banjyanayo, mpasanga urusengero rwiza rumeze nk'urwo kwa padiri, ruriho amadirishya ameze nk'ay'urw'igahini, igahini mu poroso, amadirishya arimo uturabyo. Nari nkireba icyo gihe, rurimo na sima itukura. Noneho ndemera, ndakizwa, mba umurokore. Nyuma y'ibyumweru 2 mbatizwa mu Mwuka Wera, ntangira kuvuga ubutumwa ntaranabatizwa. Mbaho rero nuko Yesu yangiriye neza. Ariko ibikomere bigumya kugenda biba byinshi, ntibyashira. Hanyuma ntibyashira burundu. Ubwo nagize amahoro atuzi, amahoro acubangana, ahora acubangana, agira ibiyacubanganya. Ubwo najyaga ndambagiza, igihe kigeze abasore b'urungano rwanjye bacukuraga amabuye y'agaciro, bubaka amazu, abandi barasaba barakwa, hanyuma abandi bagahinga inyanya mu gishanga. Icyo gihe zaguraga amafaranga menshi cyane, byose jye simbashije kubikora. Bakajya birirwa banserereza nyine basore, bavuga ko ndi imburamukoro, ntacyo nzageraho. Hanyuma nakikokora, nagira umukobwa ndambagiza akambenga, yatangira no kunyemera. Yabona nsohotse mu rusengero, nakubita ivi ku ntebe cyangwa nakubita umutwe ku kibambasi cyangwa ku nkingi, agahita mbenga. Hanyuma ndambagiza Mukabinama aranyemera, dukora ubukwe, turabana. Tumaze kubana dukubitwa n'inzara. Urumva kugira umugabo udahinga, ariko kazi kabagaho, umugabo akabikora byose wenyine, byose wenyine. Hanyuma ariko nanjye nkavuga ubutumwa, nkanasenga. Nabwiye abo twari kumwe kare, hari ijambo abarokore bakunda kuvuga cyane rivuga ngo ntawakoreye Imana uzikorera. Ari n'uvuga ngo Bibiliya iravuga ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo ntawakoreye Imana uzikorera amaboko. Ntabwo byanditse muri Bibiliya, ariko nibyo ni ukuri, ntawayikoreye uzikorera amaboko. Ubundi bakavuga ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo nujya mu byayo, ngo cyane cyane ngo nayo izajya mu byawe. Nabyo ntawo byanditse, ariko nabyo ni ukuri. Iyo ugiye mu byayo nayo ijya mu byawe. Mfata umwanzuro, ayo magambo nari nyazi yombi, njya mu byayo nayo ijya mu byanjye. Ngenda mbaho, tugenda tubaho we, tugeze aho twimuka Rugazi, dutura i Kabarondo. Ubu ntuye i Kabarondo ku muhanda kuri kaburimbo, nanjye ndi mu nzu irimo amashanyarazi. Yego, urumva. Noneho ngenda no mu modoka, nagenze no mu ndege. Mwari muzi ko Apotre ariwe wanyendeje mu ndege bwa mbere. Nagenze mu ndege. Nagira mbabwire, ndi naho i Kigali nabwo ibikomere byaranyishe. Hari amagambo Apostle avuze mu kanya, ngo hari igihe uba udakeneye muri Matayo no muri Luka. Njye hari n'igihe najyaga numva abantu bigisha kuri radiyo, cyane cyane bariya bigisha bakaramye, mujya mwumva noneho bavuga Imana ni Nyabizigira, Imana irahuza abayakira. Abivanamo, nkabivana kuri radiyo, nkiyumvira indirimbo za Nkuru Nziza. Nshaka kumva ibindi nkumva simbishaka, bakabivuga nkumva ntibirimo kumfasha. Nageze i Kigali ndakubitika, n'umuryango utarimuka, mba jyenyine. Umuntu wari wancuze ngo azaye nkodesha inzara bireka, dini naryo rirananira. Mpinduka igitare, nkajya nirirwa ndyamye narihebye. Munsi umwe ngiye kumva numva David Karasira arantelefone. Muramwibuka David Karasira? Arambwira ngo Pastor Kayitare, burya yari inshuti yanjye, twigeze kujyana i Kampala, turara ahantu njyewe nawe. Hanyuma birangije arantelefone, arambwira ngo Pastor Mignonne ngo uramuzi? Ndamwari nigeze kumwumva kuko kera nyiri Kabarondo yigeze kuntelefona rimwe ari kumwe na Pastor Rutayisire. Noneho ariko nta yandi makuru narinzi. Arambwira ati rero ataragushaka. Ubwo nari narabuze n'amafaranga yo kwishyura inzu.
noneho aramubwira ati aragushaka ko uza kwigishayo. Ndamubwira nti ryari? Ati uzatangira ku wa mbere ugeze ku cyumweru, kandi ntizinzajya nza ryari, ngo uzajya uza saa 2 za mu gitondo wigisha isaha imwe witahira. Harimo amasengesho, niba ari ay'abadamu, ntabwo nibuka, ariko y'icyumweru barazaga bakanyura hano bakanza bagasenga bakabona bakajya mu kazi. Arambwira tuza kugufata n'imodoka, nzanza kugufata n'imodoka nongere nkugarure. Ati uwo munsi rero nibwo naje nigishije bwa mbere ngiye gutaha aposo amibihumbi 60. Umunsi wa kabiri ampa 70. Ubwo mba nishinze 120 nsagura n'ibindi 10. Undi ampa amadolari, undi ampa amanyarwanda. Noneho i Burundi baba barantumiye, ngiye kujya i Burundi, nohereje umuhungu wanjye witwa Richard ngo ajye kureba bisi Nyabugogo. Aposo barampamagaye ati pastor turenda kujya i Burundi. Ati none se atuzagenda n'indege cyangwa uzagenda n'imodoka? Njye nkagira ngo rero wenda renda kujyayo, ndamwanise uzajya ngo mpere ifuti. Atoya atahubwo ati Imana ntabwo ishaka kugenda n'imodoka. Ubwo umuhungu wanjye ari Nyabugogo yagiye kubukinga bisi, mpita mutelefone ndamubwira ngo nagaruke. Ndaza yababa we, ntabwo nzabyibagirwa ibyo. Nanjye kuvuga ubutumwa muri bomberije, uzi ukuntu nakiriwe. Reka maze mbabwire ukuntu byagenze. Naje aha arambwira ati namukabinama mugomba kujyana. Namukabinama ndaza ampa amatike y'indege. Umva noneho ama n'amafaranga 97,000 ndabyibuka. Noneho ngiye no kugenda aravuga ngo nibatange n'ituro hano, baturi 397,000 amatike y'indege 300,000 nyasiga mu rugo turabakire twurira indege gena mukabinama. Muri Rwanda yeya ndibuka tuzamuka hejuru, abazungu babakuyemo imikandara n'ibiki. Mukabinama kama ngo dore n'abazungu babakuyemo imikandara, njye batabi n'inkweto barazindekeye yewe, nta wankwemo inkweto, nta wankwemo n'imikandara. Ndagira ndicara, tugeze mu ndege rero itangiye gukata, igeze hejuru ya Kigali. Mukabinama ati ndimo ndareba Kigali, ati ndimo ndareba noneho, atumenya rizagitarama, ati ndabona ibintu bimeze nk'ibigeze, ati noneho ntacyo ndeba. Aricara ndamubwanisha, ntiburyo uza kumbenga wari kuzapfa utagenze mu ndege. Ni kubera ko abambenze. Amina. Haleluya. Iyo aza kumbenga yari kuzapfa atagenze mu ndege, kuko abambenze nta n'uragera kuri aeroport. Ndavuga bakiriho nta pe, kandi uko niko kuri mbabwije, nta n'uragera ku kibuga cy'indege. Ndagenda ngeze i Bujumbura nsanga baje kuntega n'amamodoka menshi mu cyubahiro gikomeye. Ndagenda ndabwiriza kuri bomberije, ndimo kubwiriza mara y'icyumweru hihana abantu 1000 muri bomberije. Pastor Tayisera ahita avugira imbere y'iteraniro ati twemereye kugura pastor imodoka. Ahita aza bangurira Karina nshyashya muri Majerwa. Ibyo bintu urabyumva. Hanyuma pastor yambereye umuti, anyiza ibikomere na Rutayisira, Imana igibaho umugisha. Hanyuma ubwo none nkajya nikubita mu ivatiri ryanjye. Umuntu wagenze mu mbere ni Mukabinama. Ndamubwira n'umuhungu wanjye, mbwira umuhungu wanjye ntimujyane, baragenda bajyana Rugazi wacu handi bajyaga banyita imbwa. Umukecuru wajyaga avuga ngo imbwa, nabwibona hari abantu bazi kuvuga imbwa neza. Yarabangwe uwo mukobwa we arambagizwa, nanjye narasabaga. Uwo mukobwa rero yarazi guhinga amasaka menshi, ari umukirekazi, noneho ari n'umuserire. Uwo mukobwa noneho uwo mukecuru akavuga noneho ubukwe bw'uwo mukobwa burapfa, ubwanjye buraba. Uwo mukecuru akajya yirwa nukareba ngo imbwa itazi guhinga, imbwa yavugaga imbwa neza cyane, imbwa itazi gukora, ngo ni gute ikora ubukwe, ngo umwana wanjye uzi gukora ntakora ubukwe. Kosha none se guhinga nibyo gukora byonyine? Njye sinakoraga kandi ngakorera Imana, nakoreraga Imana jewe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Aravuga ngo ni gute yakora ubukwe. Noneho uwo mukobwa we rero nawe yajyaga kanserereza kangwa nabi.
uwo mukobwa Angelique yavuze muri 91 uwo mukobwa yari umusereri yagiye kundega ngo badufunge mu byitsoge n'uwitwa Rebero. Yari umwana mubi cyane. Noneho ejo ubugero mukaba inama yagiye Rugazi, umuhungu wanjye amutwaye muri Karina nshya, babageze iruhande barahagarara. Wa mukobwa ni wajya we ngo zikatwawe n'umuhungu we ngo iyi modoka ubone ya Kayitare ngo dore mukabe n'amatwawe n'umuhungu we. Hari igihe abantu bazajya biva ngo yiwe ngo zikwariwe ijambo ry'Imana muri Yeremiya 8:22 rakavuga ngo mbese ngo i Galeyadi nta muti womora uhari ngo kubera iki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize. Imana ishimwe cyane. Ndagira mbabwire itangazo rivuye ku ntebe y'Imana. Umuti warabonetse, umuti urahari wo komora, n'umuganga arahari. Imyaka 2000 irenga irahari, imyaka 2000 irenga irashize. Yesu w'i Nazareti ndahamagara abantu bakora mu cyimbo cye, nabo bagenda bavura abandi, babera abandi imiti. Umushumba wanyu afite impano idasanzwe. Najyaga mbabara, ubu sinkibabara poso, sinkibabara pe, ndanezerewe ndamahoro. Najyaga mba nababaye yampamagara nkanezerwa, amvugishije gusa, kandi duherwa kuvugana kera, yamvugisha nkanezerwa, kandi nimero zo nzizi mu mutwe. Noneho ejo bundi yarampamagara arambwira tugomba kuza, ndamubwira nti yego, ubu rero ndi mu ivugabutumwa, nta mahoro, nta stress nkigira, ndaryama ngasinzira, mfite shene y'ivugabutumwa yitwa ibihumuriza ibihumbi. Nayise ibihumuriza ibihumbi. Mwari muzi ko muri Bibiliya harimo ibihumuriza ibihumbi n'ibihumbi. Hari abajya bibeshya ngo pastor ngo harya yacano yawe ngo yitwa ibihumuriza igihumbi. Ndavuga nti wibitubya, igihumbi cyaba ari giki? Ni ibihumbi, ibihumuriza ibihumbi. Yesu ashimwe cyane. Umuti womora rero urahari. Icyo Yeremiya yaravuze ngo yararize, aravuga ngo kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize. Mbese Galeyadi nta muti womora uhari. Ndagira ngo mbabwire bene data ko umuti uhari. Kadusomeye Yesaya 61 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3, turebe uwo muti aho ukomoka. Haleluya. Dusomere Yesaya 61 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Fata mikrofone, ntabwo uzi ko dukurikira ngo ku mbuga nkoranyambaga. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwa neza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo, no guhoza abarira bose. Yantumye no gushyiraho itegeko ab'Isiyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahere ko bitwa ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Amen. Ndagira mbabwire bene data, muri Yesaya ho haravuga imvune zo mu mutima, Yeremiya aravuga uruguma, hari n'ahandi Bibiliya ivuga ibisebe. Ni ukuvuga ngo ni imvugo nyinshi zitandukanye. Hanyuma Yesaya aravuga imvune zo mu mutima. Imvune, burya abantu baravunika bene data. Abantu benshi bafite imvune zo mu mitima. Mfite umukobwa w'inshuti yacu wo muri Amerika, yaramubwira ati pastor ati abantu bararushye muri Amerika, ati baranywa ibiyobyabwenge, baranywa inzoga, ati hari abantu usanga baba mu nzu babana n'imbwa gusa, babuze ibyiringiro, babuze uko babigenza. Namubwira nti impamvu nuko badafite Yesu, ntago bafite umuti, ntago bafite umuti womora, ntago bafite umuganga. Umuganga ni Yesu, n'umuti ni Yesu. Imvune rero, hari imvune abantu baterwa naho babaye. Imvune hari izo twatewe na jenoside. Ndimo ntekereza mushiki wacu arimo atanga ubuhamya, nahise nibwa kuri iyi tariki ya 25, twebwe uyu munsi kuri iyi tariki
nibwo twebwe twabonanye n'inkotanyi, nibwo zari zageze iwacu i Kabarondo. Zahageze kuri 20, ariko barwana iminsi, niho hantu mu burasirazuba barwaniye iminsi myinshi i Kabarondo iwacu mu Rutagara mu ishyamba aho n'uyu ngubu hari hakiri ishyamba ry'inturusu. Noneho kuri izi tariki nibwo twabonanye, twizera ko tubayeho rero kandi tubaho, Imana itubeshaho. Nahoze mbivuga ariko Imana ifite ukuntu ibeshaho abantu mu buryo bw'ibitangaza. Noneho abantu bafite imvune z'ibya jenoside, bafite imvune z'ibihombo, hari n'abafite izindi mvune zisanzwe nk'uko Apostle yavuze. Hari abantu bafite imvune bahombye, hari abantu bagowe, abantu baravunika. Hahandi umuntu yibagirwa, bambwiye umuntu w'umukire ngo uva ku kazi mu modoka nziza ya V8, ajya ku kazi agatwara kuvreri mu modoka, akayihishamo mu modoka n'amashuka, akagenda akajya ku kazi agakora, yataha akinjira mu gipangu iwe akirarira mu modoka. Afite inzu nziza, umugore nawe akarara mu nzu we, bwacya mu gitondo akabyuka akajya muri dushe agakaraba akiborosa akongera agasubira ku kazi. Wagira ngo uwo muntu ntavunika, ufite imvune. Hari abafite, numvise statistique y'ubutane muri Amerika ngo ingo 10 zisezerana mu myaka 2, 8 zirasenyuka hagasigara 2. Mu karere ka Kicukiro muri 2019 mu ngo 10, 6 zarasenyutse. Urumva ibyo nabyo ni ibikomere, abantu baragenda n'ibikomere. Hari ijambo riri mu Migani rivuga ngo nahaseka ngo mu mutima harimo agahinda, ngo kandi amaherezo y'ibitwenge ngo ni ugushavura. Izo mvune zose n'ibyo bikomere, hari abagiye bakomeretswa. Jewe nabo twakoranye umurimo w'Imana, n'abashumba twagiye dukorana umurimo w'Imana bagiye bankomeretsa. Nanjye harabona komerekeje, wagira ngo bankomeretsaga jewe ntabakomeretsa. Bwira umuntu mwicanye ngo wagira ngo bagukomeretsa utabakomeretsa. Hari ibyo navuga ngo no kwirwanaho, hari ibyo najyaga mvuga ngo ni mécanisme de défense. Nkihagararaho rwose nkirwanaho, umuntu ntunga urutoki nanjye nkamutunga urundi, ndi uwuheze. Ibyo byose rero, izo mvune n'ibyo bikomere byose. Hanyuma hari ijambo Imana yampaye ryitwa ibanga ryo kuruhuka mu bihe birushya. Ubundi ibihe birushya bizaba biruhije abantu bose, nta n'umwe ibihe birushya bitaruhije, habe n'umwe biruhije abantu bose. Uwiza aruhijwe nuko yize. Nagiye numva ibi bintu bisa ngo ni printa arabe, ngo impamvu biriya bihugu kubera gukira barize bose. Noneho bamaze kwiga, ubwenge bwabo nabo bubereka ko nta kazi bafite. Wagira ngo biriya bintu umuntu wa Rugazi yabikora. Rugazi iwacu aho twari dutuye hitwa Rugazi munsi ya Kabarondo. Ugira ngo umuntu wa Rugazi yakitwika nkuko muri Tunisia yitwitse ngo ntabwo yabikora. Noneho abantu kubera kwiga, abize baruhijwe nuko bize, n'abatarize baruhijwe n'ubujiji bwabo. Ubujiji nabwo burisha, hari igihe ubujiji burushya abantu. Ugasanga umuntu ukamubwira ukabona neza ntarimo kumva ibyo uvuga. Noneho ugasanga umuntu neza njye abantu baza kumubera nkamwe. Umudamu igihe twari muri guma mu rugo bigitangira mu kwezi kwa 3 kwa 4, umudamu yaje mu rugo aje kudusuhuza, ndamwari ntumobere ntunkoreho, ngo pastor ngo ndagukumbuye ntunkoreho. Bavuze ko ubu nta ndwara ugombye kuzana hano, kuko nibyemeye no kuza hano ntawe uva mu rugo. Ntunkoreho ngo yango rwose ngo ntunkoreho, ndakwinginze, turi muri guma mu rugo. Ngo ariko pastor ngo ntibizera, ndizera ariko ntabwo nzishyira corona nubwo nizera. Ntunkoreho rero ntunampobere. Aragenda hobera mukaba inama wenyine, ubwo yaramwemerera muhobera. Ndamubwira ngo bamuzanire fanta, ngo ntayo nshaka. Arataha agenda abwira abantu ngo shaka Kayitare ngo asigaye yirata ngo yanze. Ubwo narirase koko, kwanga ko umuntu amahobera turi muri guma mu rugo. Hari nabona bwe ngiye sinabona, nimumpobera mukantera corona nzabarega. Hanyuma ubwo nabwo n'ubujiji nabwo ugasanga murumva atarindushye nawe afite ibintu bimuruhije. Nigeze numva
abashoferi b'amakamyo bavuga impamvu nyinshi zibatera gukora impanuka ngo ni ukubera ba shebuja. iyo ahagurutse agiye Mombasa, shebuja atangira amuhamagara, ugeze he uburyo yaba ari muri ambutiyaje akabona ugeze he, atinya ko igikamyo kiri bugwe, yatanzeho miliyoni 100. nabo baruhijwe n'amakamyo. Abafite amakamyo baruhijwe n'amakamyo, abafite ibiduka binini birabaruhije, abadafite namba nabo bararuhije. Hanyuma umuntu wabyaye ugasanga aruhijwe n'urubyaro, utarabyaye n'akabararushye. Abakobwa batashatse rero usanga pase ngo nsengera ngo Imana imu umugabo, ngo rwose abafite abagabo nabo ngo nsengera ngo usanga Imana nira uzi kuko abantu bose bararushye. Hanyuma nirihe banga ryo kuruhuka mu bihe birushya? Ni ibintu bitatu. Ndagira ngo ibyo bintu bitatu nushaka kubyandika, nutabyubahiriza ntuzaruhuka. Irya mbere n'amagambo yanditse muri Matayo 11:28 kugeza kuri 30. Irya mbere ni ukujyaho Yesu ari. Yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe. Ni nabo bwa mbere nabonye umubosi wemvita indushyi. Oya, mwebwe ko mujya mutaha ubukwe bw'abadepite, mwabonyemo abanyonzi? Mwabonye abadepite baha invitasiyo y'abanyonzi? Umuntu aha invitasiyo abo ku rwego rwe. Urimo urumva? Abanyonzi batumira abandi banyonzi, abamotari bagatumira abamotari, abadepite bagatumira ba bosi nyine bagenzi babo. Abantu batumira bo mu rwego rwabo. Urimo urumva? Ariko umwami w'abami, umutwaro utwara abatware, haleluya, ntare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi, we akora ibitandukanye n'iby'abantu. Aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe, haleluya, amina yanyu ni ntoya, haleluya. Aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Oh, haleluya, muze munsange ndabaruhura, ngo munyigireho kuko ndi umugwaneza, kandi noroheje mu mutima. Imana ishimwe cyane. Mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza. Ni ibintu bitatu: kujyaho Yesu ari, kwemera kuba umugaragu, amina, no kumwigiraho. Ni ukuvuga ngo iyo ugeze aho Yesu ari, nta n'umwe wamugezeho arira ngo atahakirira. Haleluya. Umugore wari umaze imyaka 12 arwaye mu mugongo, yaragiye ku baganga bose, nawe yari yarabuze umuti womora ibikomere bye. Imana idufashe. Yari yaravuze icyakomora ibikomere bye. Umuntu wari umaze imyaka 12 arwaye, ndetse arwaye kuva. Mwari muzi ko yari afite na nemi. Bwana n'amaraso yari afite. Yibaza ko umupima barasanze afite nka 7 cyangwa 6 imigorobine. Urumva? Noneho birangije ageze kuri Yesu araruhuka. Umupfakazi w'Inayini wari urimo arirahuye na Yesu arahora. Yayira yahuye na Yesu arahora. Marita na Mariya babonye Yesu barahora. Ahageze abarira baraceceka. Muze munsange, n'ubaracyahamagara. Aracyahamagara, muze munsange ndabaruhura. Oh, haleluya. Ngo mwemere kuba abagaragu banjye. Igihe cyose utemera guca bugufi. Mu gihe Yesu yendaga gusubira mu ijuru, abigishwa baramubaje ngo ninde uzaba mukuru? Ariko ngo ushaka kuba mukuru aba umugaragu w'abandi. Mwemere kuba abagaragu. Icya gatatu, munyigireho. Kwigira kuri Yesu akaba ari wo wigana. Mwari muzi ibintu bivuna abantu kwigana abandi. Kandi abacumugana mu Kinyarwanda ngo ingendo y'undi iravuna. Kwigana abantu, ushaka kumera nka runaka, ngo ngewe ngomba kumera nka kanaka. Umuntu akaradasinzira agashaka umugenzi wawe yaba yubatse inzu, nawe kumva ushaka kubaka nk'iye. Ntabwo ari bibi rwose n'ubishobora. Ariko niba utabishoboye, ngewe rero ibintu ntashoboye shaho ndabireka bigaciye byagaciye. Sinajya kwirwa nikokoretse, hirwa mvunika ibintu utari bunashobore.
amen. Kwigira kuri Yesu numwigiraho ngo nuko namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Ijambo nigeze kuryigisha abapasitoro, murabizi abakozi b'Imana ku isi yose n'abazungu baravuga ngo uyu murimo urarushya, ngo uyu murimo uragoye, ariko uyu murimo urushya iyo wagiye mu muhamagaro utari uwawe. Iyo ari umuhamagaro wawe ibintu bigenda neza. Yesu ashimwe. Yesu umva none se ibyo bihuriye n'ibyo Yesu yaravuze ngo kunkorera ngo kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. None se wowe iyo mpumyi yitwa Kayitare yajyaga mu manama, nkaza mu manama hano, mu manama y'abakaboneka n'abantu z'ubwo nanjye nabaga mpari ndi kumwe n'abagabo bavuga icyongereza n'abafite za lisansi muri teoloji. Jewe nararangirije gahini ngo ndashaka nanjye gukomeza kuba bishop. Noneho ubwo mu nama z'akarere nubwo nimuhindura itegeko, noneho muhindura itegeko, haje amabwiriza mashya, nimutunganye insengero zujuje ibisabwa, nimushyiremo ibirinda imvura niba ari amajwi, nimushyiremo ibikarabiro n'ibiki, sinzi nuko bisa ibyo bikarabiro, nimushyiremo ibyo bintu. Urumva impumyi nkanjye kuko ubwo ibyo bintu koko mukabyara mwe ababishoboye ntibabikore, baraharerega kandi barahari babishoboye. N'ubundi duteraniye hano kuko hari ababishoboye. Ariko shaho umuntu uzayobora itorero akaribasha, mujye mumwubaha, hari umuntu ukomeye. Njyewe rero ndi umuvugabutumwa, niwo murimo nkora kandi nkukora nezerewe. Uzi ko nari naravuze ngo urusengero bazafungura bwa mbere i Kabarondo, usibye insengero 3 nizo ntari kujyamo, ariko izindi zose izo 3 nimushaka muze kuzimbaza imbaza gakenda bikubwira. Ariko izindi zose bari gufungura bwa mbere niho nayo kujya nteranira. Yesu ashimwe ko nkunda guterana kwera. Hanyuma abagwaneza ngo kubwiriza abagwaneza ubutumwa bwiza no kubwira abari mu nzu z'imbohe ko babohowe, no kuvura abafite imvune zo mu mitima. Muri Lukaho haravuga ngo no kuvura ibisenzegeri, kuvura abafite imvune zo mu mitima, no kubwira abari mu nzu z'imbohe